Hero mumeze mute? Uyu munsi twagarutse nanone kuri wa muyoboro wanyu wizewe, muhaye ikaze mwese mwemeye kudukurikira kandi mukemera gukora subscribe. Ni iby'agaciro kuri twebwe kandi duhora tubizirikana. Ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, ibibazo byose ufiteho byose, ahangaha niho wasubirizwa ibibazo byose ufite ndetse n'amatsiko yose ufite, kuko dutanga amakuru yizewe kandi ku gihe. Rero niba uhari nanone uyu munsi tugiye kubabwira ibintu bishobora gutuma cyangwa se impamvu zishobora gutuma umubyeyi atinda gusama cyangwa se umugore atinda gusama cyangwa se akabura urubyaro. Ahangaha usanga umuryango akenshi na kenshi iyo ubuze urubyaro bavuga ko umugore ari we ufite ikibazo, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 40% ari impamvu zituruka ku mugore, 40% kandi ni impamvu zituruka ku mugabo, 20% ni impamvu zitazwi. Urumva rero ko dukwiye guhindura imyumvire, ahubwo tukagana abaganga kugira ngo batumenyere impamvu yaba itumye umuryango utinda gusama cyangwa se ukabura urubyaro, aho kwitana ba mwana tubyegeka ku mugore kandi tutabanje no kumenya impamvu. Bavuga rero ko abahanga bavuga ko umuryango watinze gusama igihe nibura couple cyangwa se umuryango umaze umwaka ubana kenshi gashoboka kandi ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kenshi gashoboka. Umwaka ugashira batarasama cyangwa se nta mwana barabona. Uzasanga hari n'ubundi bushakashatsi bugenda buvuga ko ushaka kugira no imyaka 2, ariko imyaka 2 akenshi usanga ari myinshi, kubera ko muri community yacu y'Abanyarwanda cyangwa se abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se muri Afurika, usanga imyaka 2 ari myinshi, ariko ubushakashatsi bumwe na bumwe buvuga 2, ubundi bukavuga umwaka umwe. Ubwo rero mumaze umwaka umwe mutarasama kandi mubana kenshi gashoboka, apana ba bantu babana muri weekend cyangwa se ugasanga bamaze ukwezi batabana, ni abantu babana ijoro ku ijoro, amanywa ku manywa, kandi bagakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kenshi gashoboka. Iyo umwaka ushize atarasama, ugomba kwihutira kujya kwa muganga nka couple cyangwa se nk'umuryango kugira ngo bamenye ikiri kubitera. Nanone iyo umugore afite hejuru y'imyaka 35 agashaka cyangwa se agashaka gusama afite hejuru y'imyaka 35, ntago ategereza wa mwaka. Oya, we tumugira inama yo kujya kwa muganga nibura hashize amezi 6 adasamye, kuko umugore uri hejuru cyangwa se umukobwa uri hejuru y'imyaka 35, amahirwe yo gutwita abatangiye kugabanyuka. Niyo mpamvu bagomba kugenda hakiri kare, bakamufasha hakiri kare, akabasha gusama hakiri kare. Rero utinda gusama cyangwa se kubura urubyaro biri mu moko 2. Ubwoko bwa mbere ni igihe mubanye nk'umuryango cyangwa couple, umugore atarigeze asamaho cyangwa se atarigeze abyaraho, agatangira aho ngaho bigatinda cyangwa se akabura urubyaro. Icyo gihe babyita primary infertility. Noneho ikindi gice ni igihe wabyayeho umwana umwe cyangwa 2 cyangwa 3, wazongera kugerageza gushaka umwana cyangwa se gushaka gusama bigatinda. Ibyo babyita secondary infertility. Akenshi na kenshi bikunda kuba ku bagore bakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro bigizwe n'imisemburo. Niba usanga iyo aretse gukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro hashaka gucamo amezi 6 cyangwa umwaka cyangwa imyaka 2 atarongera gusama, kandi mu by'ukuri bwa buryo yakoreshaga bwo kuboneza urubyaro yarabuhagaritse. Ibyo rero nabyo babyita infertility cyangwa se gutinda gusama, kuko nyine biba byanze kandi warigeze kubyaraho cyangwa se gusamaho. Twagiye rero dukomeze turebe impamvu umugore cyangwa se umubyeyi bashobora gutinda gusama cyangwa se kubura urubyaro. Nk'uko twabivuzeho, ukwezi k'umugore kugira umunsi w'uburumbuke cyangwa se wa ovulation. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umubyeyi atinda gusama cyangwa se gutwita ni igihe ya ovulation itaba, cyangwa se ryagi ryakorewe mu dusabo tw'intanga ntirisohoke ngo rigende rijye gutegereza intangangabo. Icyo gihe ovulation itaba bishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa badasama.
cyangwa se ibyo byose bishobora guterwa no kuba imisemburo yawe ari mikeya cyangwa se yarahindutse, bigatuma ovulasiyo idakorwa, kandi ovulasiyo itabaye n'ubundi birangira umubyeyi atabashije gusama. Nk'uko twabivuze kuri wa mubyeyi nanone wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro family planning, imisemburo ye nayo ibarajemo akavuyo, ni nabyo bituma nyine atabasha gusama ku gihe abishakiye, bigatuma byakirenzaho. Nabyo tuzabigarukaho ikindi gihe ku buryo bwo gukoresha urubyaro n'ingaruka bishobora kugira ku kwezi k'umugore. Impamvu ya kabiri ni ibibyimba byo mu dusabo tw'intanga ariyo bita ovari. Ibibyimba byo mu dusabo tw'intanga iyo birimo cyaba gito cyangwa kinini gishobora gutuma umugore adasama cyangwa se agatinda gusama, kubera ko twabonye ko mu dusabo tw'intanga niho intangangore ikorerwa, kandi ni naho iva igiye isohotse yamaze gukura yiteguye intangangabo. Niyo mpamvu rero iyo harimo ibibyimba bishobora gutuma ya ntangangore idakorwa, bishobora gutuma ya ntangangore idakura, bityo bigatuma utabasha gusama cyangwa se ugatinda gusama bitewe na bya bibyimba warwaye mu dusabo tw'intanga. Impamvu ya gatatu ni ibibazo biri mu miyoborantanga fallopian tube. Ahangaha usanga imiyoborantanga ni udutsi tuvana intanga muri twa dusabo yakoreyemo tuyijyanye muri nyababyeyi aho umwana agiye gukurira, kandi muri utu dusabo tw'intanga ni naho intangangabo n'intangangore bihurira bigakora urusoro akaba ari rwo ruzimukira muri nyababyeyi rugiye gukuriramo kugira ngo rireme umwana. Rero ikibazo gikunda kuba ku dusabo tw'intanga usanga twarifunze, twarabaye dutoya, bigatuma ya ntangangore n'intangangabo bitabasha gukuriramo cyangwa se nibashe no kunyuramo ngo bihure neza. Rero ibituma ya miyoborantanga ishobora kwifunga harimo nk'ama infection abantu benshi bakunda kurwara ntibabashe kwivuza, ugasanga barayakerengeje ari nk'abakobwa, bikazabaviramo gutinda gutwita cyangwa se kutabyara. Rero bakobwa mukora imibonano mpuzabitsina ikingiye, kuko niyo izaturinda ya ma infection ikayakurinda, bigatuma atazamuka ngo agere ku miyoborantanga ngo izifunge bizatume udasama. Icya mbere ni ugukora imibonano mpuzabitsina ikingiye kugira ngo twirinde ya ma infection atuma umuntu adasama cyangwa se atinda gusama. N'abantu bakunda ukanga gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro uri umukobwa, ugasama inda itateganyijwe, warangiza ugashaka kuyikuramo mu buryo butizewe cyangwa se bidakorewe kwa muganga, bikarangira twa dusabo tw'intanga twifunze. Ibyo nabyo rero ni ukubyirinda, aho kugira ngo ukuremo inda wayisamye mu buryo utateganyije, ahubwo wakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kugira ngo wirinde inda zitateganyijwe. Noneho mu gihe uzashaka gusamira ubihagarike usame nta kibazo bitera. Iyindi mpamvu ituma gutinda gusama bishobora kuba cyangwa se ukabibura burundu ni ibibazo byo muri nyababyeyi uterus. Ushobora gusanga nyababyeyi ifite ikibazo nka endometriosis, tuzayivugaho mu buryo burambuye. Ni indwara ikunda kugira abagore benshi, bigatuma inda igeze muri nyababyeyi ihita ivamo, ugasanga nk'umubyeyi yakuyemo inda imwe, ebyiri, eshatu, hari n'abageza muri 5 kubera cya kibazo kiri muri nyababyeyi. Cyangwa se ukaba waranavutse nyababyeyi ifite abnormality cyangwa se uko Imana yayiremye itujuje ibice byose nk'iby'abandi bagore, nabyo bigatuma urusoro rugezemo ruhita ruvamo ntirubashe gukuriramo. Iyindi mpamvu rero hari nk'urureri cyangwa se urureri ruba ku nkondo y'umura, ugasanga rurakomeye cyangwa se rugatuma intangangore idashobora guhura n'intangangabo ngo intangangabo inyuremo, nabyo bituma utinda gusama cyangwa se ukabura urubyaro. Hari no gushaka utinze hejuru y'imyaka 35, uba ufite ibyago byo kubura urubyaro cyangwa se gutinda gusama, cyangwa se n'izindi mpamvu zitazwi umubiri wikorera, autoimmune disease, ugasanga nyine ibi byose nta kibazo ufite, nyababyeyi imeze neza, udusabo tw'intanga tumeze neza, imiyoborantanga imeze neza,
ariko ugasanga ni ikibazo kitazwi. Nabyo ni ibintu bikunda guteza ibibazo kandi ugasanga nta kibazo ufite ariko ugatinda gusama cyangwa ntubyare. Inama rero umugore cyangwa mubyeyi nk'uko twabivuze umeze amezi 6 udasama cyangwa se ugatinda gusama ku mezi 6 cyangwa se umwaka cyangwa imyaka 2, wihutira kugana kwa muganga bakakurebera bakakumenyera ibintu byose. Muri ibi byose twavuze ikibazo gihari kandi ubuvuzi bwateye imbere rwose, ntugire impungenge, hari ibikosorwa bigakira ugasama umwana umwe, ugasama 2, ukabyara, ugaheka, ukuzukuruza, nta kibazo rwose. Ubuvuzi bwateye imbere, ahubwo icya mbere ni ukugana abaganga hakiri kare, ukabimenya hakiri kare bakabasha kukuvura. Murakoze cyane, stay tuned.